Yesu ashimwe cyane inshuti zacu bavandimwe abaduteze amatwi abatureba mwese twongeye kubasuhuza tubabwira ati amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye abari mu Rwanda abari muri Amerika abari mu Burayi abari mu bihugu bya Afurika n'ahandi hose mwese turabasuhuza kandi tubashimira ko mudahwema kutugaragariza ko mudukunda cyane mukatwandikira mukavugana natwe mwese rwose turabakunda niyo mpamvu tugaruka hano kugira ngo twongere tuganire mubaye mutatubwira mutadushimira cyangwa se mutatubwira ngo dukomerezaho natwe twacika intege ariko kuba mudukunda mukatubwira muti turafashijwe mukatubwira muti hari ibihindutse haba ku mibiri yacu kubw'amasengesho n'ibindi mwese rero niyo mpamvu tubakunda kandi tukagaruka hano kugira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nanone dufite umutumirwa mumenyereye inshuti yanyu cyane mugenda mu commentingaho cyane cyangwa se mwandikaho cyane mushimira mwagiye mumushimira isengesho mwagiye mumushimira ubutumwa bwiza kwavugira mu mwuka nibyo araha rero yahageze muramubona imbere yanyu kuri kamera zacu Yoweri Gatsinzi arahangaha tayari muri studio za Gideon Igisubizo TV. Yoweri rero turagira ngo twakire muri studio tugukuritsana Guma mu rugo. Guma mu rugo yagenze. Guma mu rugo yagenze neza sinanavuga ngo yagenze nabi kuko abantu barushijeho kwegerana ndetse n'imiryango no kwegerana n'imitima yabo bagaca bugufi ndetse batabonekaga no mu mago batangira kugenda bayegera bafite n'ubwoba bwo kwirinda nta gikuba cyacitse iwacu mu mudugudu wacu cyangwa mu kagari Imana iracyadufatiyeho rero turacyayizera nk'umwami n'umukiza. Ni Yoweri turi kumwe nanjye ndi Reverend Gideon Muhozi inshuti yanyu kandi umukunzi wanyu cyane wakunda televiziyo mukurikiye ni Gideon Igisubizo TV. Ubushize twari dufite hano umugabo witwa Gatera Alex yatugejejeho ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza ibya Yoweri byo murabizi. Uyu munsi agiye kutwongereraho atubwira ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya kuko rwose murabizi neza cyangwa se muramuzi neza. Hari abatwandikiye ubushize aratubwira ngo tujye tubaha umwanya uhagije ngo tubaha umwanya mugufi ariko akareka ngakosore inshuti zacu ntabwo ari twebwe twakabaye nibura duha umwanya umuntu akavuga amasaha 2 cyangwa 3 ariko ibi byuma dukoresha cyangwa se kugira ngo muturebe nabyo biba byaturegeye bikaduhereza iminota cyangwa bikaduhereza isaha imwe. Twongera kubwira n'abakunzi bacu ushaka no gutera inkunga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kuko nanone tunaniwe kugira ngo twishyure izi serivisi zose murumva ntabwo twagaruka hano imbere yanyu kugira ngo tuganire. Ibi byose rero biba bikeneye ubushobozi ariko ushobora kuvuga uti ndashaka gutera inkunga umurimo w'Imana ndashaka kwishyura airtime y'ukwezi ndashaka kwishyura airtime y'umwaka se ibyo byose birashoboka. Numero zacu murazibona aho hasi kuri iyo video murimo mubona hanyuma ugakurikiza ayo mabwiriza ayo magambo yanditseho agenda cya kuri screen zanyu ukaba waduhamagara tukavugana hanyuma tukakubwira uburyo wabikora kugira ngo utere inkunga umurimo w'Imana. Ushobora kubinyuza mu biro byacu bikorera hano Nyagatare muri studio harimo abadufasha team idufasha yobowe na Aimable cyangwa se ukaba wanaduhamagara hanyuma tukakubwira uburyo wabikoramo umurimo w'Imana ugakomeza. Twongere rero tubashimire abadukurikira kuri WhatsApp abadukurikira kuri Facebook Instagram kuri YouTube n'ahandi hose mujya mutwandikira aho hose navuze mugenda mutwandikira kandi tukabona message zanyu kandi tukishima mu by'ukuri. Yoweri Gatsinzi turagira ngo rero dutangirane isengesho kandi uyu munsi niwe ugiye kudusengera mu izina rya Yesu ugiye kudusengera dutangira hanyuma rero dukomeze n'ijambo ry'Imana turigeze
ku bakunzi bacu. turagushimye Uwiteka Imana yacu, turagushimye kudukunda, turagushimye kutibagirwa, turagushimye imirimo yawe, dushimye imbabazi zawe, dushimye ubwiza bwawe, tugushimiye ko turiho, tugushimiye ibyo waturinze, tugushimiye ibyo watunyujijemo, tugushimiye ibyo watubabariye, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye, runini cyane, rurerure, rwabanye natwe mu gihe kibubana natwe, mu gihe gisharira ubana natwe, mu gihe kigaragara nabi ubana natwe, tunaniwe ntiwananirwa, ducitse intege ntiwacika intege, dusubiye inyuma ntiwasubiye inyuma, ducogoye ntiwigeze ucogora, watubereye Imana uko bukeye n'uko bwije, muri iki gihe kibi, muri guma mu rugo, muri iki gihe cy'icyorezo, mu gihe abantu bagize ubwoba, mu gihe abantu bahinda umushyitsi, imbaraga zawe ziracyakora, imbaraga zawe ziracyatabara, imbaraga zawe ziracyahumuriza, tuguciriye bugufi nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turaguhamagaye kuko uri umwami n'umukiza, dusengeye bagenzi bacu Mwami Imana, dusengeye imiryango yacu irwaye, dusengeye inshuti zacu, dusengeye abanyarwanda muri rusange, dusengeye isi yose irwaje, dusengeye abababaye, dusengeye abarimo gutaka, dusengeye abarimo kuribwa, dusengeye buri muntu. Ikibazo cy'urakizi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ni rizima Mana, nta kikunanira, nta kinanira Imana. Iyi saha igeze ibitangaza birakoreka, iyi saha igeze Mwami bitashobokaga birashoboka, iyi saha igeze ingumba zirabyara, iyi saha igeze Mwami Imana impumyi zirahumuka, iyi saha igeze indwara zirakira, iyi saha igeze ibitakundaga birakunda, iyi saha igeze Mwami Imana utishimaga arishima, utanezerwaga akanezerwa. Reka Mwami iyi saha ibi ababaye kugira ngo bareke kubabara, reka iyi saha itabare Mwami Imana bababaye, reka iyi saha Mwami Imana ihoza amarira barimo kurira, reka iyi saha itabare Mwami Imana babuze ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo wa Isirayeli. Turaguhamagaye muri iyi minsi Mwami, insengero zikinze we ntabwo ukinze nyakubahwa, insengero zitarimo gukora we Mwami urimo gukora, insengero zitarimo guhumuriza abantu wowe uracyabahumuriza nyakubahwa, mu izina rya Yesu Kristo. Reka imirimo n'ibitangaza bikoreke Mwami, reka mu izina ryawe imbaraga zawe zimanuke, reka mu izina ryawe imbabazi zawe zimanuke, reka imbabazi zawe zimanuke kuri abo barimo kurira, reka imbabazi zawe zimanuke kuri abo barimo kugutakira, reka imbabazi zawe zimanuke kuri abo barimo kuboroga, reka imbabazi zawe zimanuke kuri abo bari Mwami Imana bari imbere yawe, bahora bavuga ngo Mwami dutabare, bahora bakubwira ngo Mwami reba icyo wakora. Mu izina rya Yesu ntabwo ujya urebera gusa, ahubwo ukora imirimo n'ibitangaza. Igihe kimwe Danieli waramutabaye mu rwobo rw'intare, ababyeyi babuze icyo gukora, nawe ntacyo gukora afite, ariko mu izina rya imbaraga ziramanuka, zifata intare zigira isoni, zifata intare zigira ubwoba, zifunga akanwa k'intare. We wafunze akanwa k'intare, wafunga akanwa k'iki cyorezo, wafunga imbaraga zacyo, wafunga ubukana bwacyo mu izina rya Yesu Kristo. Urakinga ntagire uwukingura, wakingura ntagire uwukinga. Uko wari urejo n'uyu munsi ni kukiri, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Hari icyo wakora tukakibona Data, kandi Mwami Yesu Kristo wageze aho bariraga kwa Marita na Mariya ntibongera kurira Data. N'ubu ugeze muri iki cyorezo Mwami, abarira ntago twakongera kurira, ababuze icyo gukora twabona icyo gukora mu izina rya Yesu Kristo wa Isirayeli. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa, duhamagare tuzitabwa. Turagusabye uduhe, turakomanza udukingurire, turakwinginze wumve kwinginga, turagutakiye wumve gutaka mu izina rya Yesu Kristo. Wabanye n'Abisirayeli Data, bageze ku nyanja itukura ntacyo gukora bafite, ariko ijambo rimanukira muri Mose. Mu izina rya Yesu uramubwira ngo bwira Abisirayeli ngo izi ngabo mubonye ntago muzongera kuzibona ukundi. Mu izina ryawe Data igitangaza kirakoreka, amazi yigabanyamo kabiri. Yesu w'i Nazareti, hari inkoni wakubita muri iki cyorezo kikigabanyamo kabiri, imbaraga zigacogora, imbaraga zikavaho mu izina rya Yesu Kristo. Wabereye Abisirayeli igitangaza, barakubona, bambuka inyanja, izina ryawe rihabwa icyubahiro, bambuka inyanja, imirimo irakoreka
biraboneka. Bambuka inyanja baririmba indirimbo, natwe watwambutsa tukaririmba indirimbo. Wakingura insengero zigakora mu izina rya Yesu. Ndaguhamagaye Data, ndaguhamagaye Nyakubahwa. Umva amarira y'abashumba, umva amarira y'abagutakira, umva amarira y'abakwinginga, umva amarira y'abaguhamagara. Nanjye ndaguhamagaye umugaragu wawe kugira ngo imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu. Tuvunaguye ibituvunagura, dukubise ibidukubita, duteye ubwoba imizimu, duhagaritse imbaraga z'imizimu, tumenya amabanga y'abadayimoni, tuboshya amarembo y'ikuzimu, dutatanyije imyuka mibi, dukubise gukora kw'ingabo z'umwijima. Satani wa mugomewe, rekura abana bacu utwaye, rekura abagabo bacu utwaye, rekura abagore bacu utwaye, rekura ababyeyi bacu utwaye, rekura imiryango yacu utwaye, rekura mu izina rya Yesu. Rekura iyo mitima utwaye, rekura abo utwaye mu biyobyabwenge, rekura abo utwaye mu bujura, rekura abo utwaye mu bugome, rekura abo utwaye mu bwicanyi, rekura mu izina rya Yesu. Rekura wa muzimu we, rekura wa mwanzi w'amahoro we. Ndaguhambiriye, ndagutegetse, ndagukubise. Mpamagaye imbaraga z'Imana zigukubite, mpamagaye umwuka wera, mpamagaye Imana yakunesheje ikuneshe wa mubisha we. Mu izina rya Yesu ndakubwiye ngo rekura, rekura ibyacu utwaye, rekura imigisha yacu, rekura ibisubizo byacu, rekura umunezero wacu, rekura urukundo rwacu, rekura amavuta yacu, rekura impano zacu, rekura imibiri yacu rwaje, rekura abacu rwaje, rekura mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, tuguhaye karibu muri iki cyumba, tuguhaye umwanya wa mbere. Utahabaye ntitwahaba, utavuze ntitwavuga, udakoze ntitwakora. Turakwakiriye ngo ubane natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugaragu wawe tuguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Turi abantu b'abanyantege, nyiri umwana y'imbaraga. Duhamagaye umwuka wera ngo ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye rero gutangira dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu gice cya 33 mu gitabo cyo Kuva, umurongo ni uwa 11. Nibyo? 33 mu gitabo cyo Kuva, umurongo wa 11. Amagambo aravuga ngo, Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umugore Yosuwa mwene Nuni. Reka dusubiremo ahangaha. Mose, Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Amen. Turimo turavuga ijambo ry'Imana, ariko hari ahantu harimo kunezeza umutima wanjye. Uyu munsi ndenda guhindura ku ijambo najyaga mbabwira, guca mu bigeragezo, guca mu bantu, guca mu bikomeye, ariko nendaga kuvugira ijambo ryo kugirana ubushuti n'Imana. Kugirana ubushuti n'inshuti yawe, kugirana ubushuti n'umwana wawe, kugirana ubushuti n'umugabo wawe, kugirana ubushuti n'umugore wawe, kugirana ubushuti n'inshuti yawe runaka yakugiriye neza, mukagirana ubushuti. Bwa bushuti ntagire uwuhemukira undi. Mose yagiriwe umugisha agirana ubushuti n'Imana. Harimo amagambo nk'ibice bibiri. Hari inshingano Mose yari afite, hari inshingano Yosuwa yari afite, hari inshingano buri muntu ku giti cye. Ubwo Mose yavaga mu ihema akajya imbere y'Imana, ariko uyu we ntago yavaga mu ihema, yagumaga mu ihema. Uyu munsi nendaga ngo nkubaze wowe urimo kunyumva n'icyo wanyunganiraho nawe wiyunganiraho, inshingano zawe uracyazubahiriza? Ari Yosuwa, ari Mose, inshingano zose bazitwaje neza, bazicamo neza. Umwe akora ibimushinzwe, undi akora ibimushinzwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana, Imana yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Uyu munsi Mose hari imbaraga yari afite, Yosuwa hari imbaraga yari afite, kandi hari iby'umwe yari akwiriye gukora n'iby'undi yari akwiriye gukora. Ariko Mose agirirwa umugisha wo kugirana ubushuti n'Imana.
arangije kugirana ubucuti n'Imana agirana ubucuti na mugenzi we bakoranaga umurimo, nk'uko namwe abakorana umurimo, undi niba ari pasiteri wungirije murimo muranyumva, sinzi ukuntu murimo gukorana. Uyu munsi hari igihe abantu bakorana kumva ngo basubiranyemo, ariko aba bagabo bo umwe yahamaga mu nshingano ze kandi bakundanye, umwe akunze undi amukunze, umwe amusabira undi amusabira, umuntu wese yuzuza inshingano ze, Imana irabareba irabishimira. Niyo mpamvu uyu munsi nari ndimo ninginga Imana, nari ndimo mpendahenda Imana kugirana ubucuti n'Imana, Imana ikabimenya kuri inshuti yawe. Uyu munsi narindaga kukubwiza ukuri kw'Imana kutari ukuri kw'abantu, kuko ukuri kwacu kw'abantu kurahinduka ariko ukuri kw'Imana ntago guhinduka. Mose igihe yagiranaga ukuri n'Imana bagirana ubucuti ngo bakaganira barebana nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye. Uko ni ukugirana ubucuti n'Imana bikomeye, Imana ikamenya ko uyikunda utabeshya, Imana ikamenya ko uyikunda utaryarya, Imana ikamenya ko uyikunda nta tundi ushyize ku ruhande. Ariko iyo urebye ukuntu iyi minsi, nagira ngo wibaze nawe utekereze nanjye ntekereze, iyo mbwiye ngo Imana ndayikunda nta tundi nshyize ku ruhande, nta tundi ngobetsemo, nta tundi. Mose ayikunze nta tundi agobetsemo, Imana iravanga uyu muntu ni inshuti yanjye. Baraza baraganira, njya ndeba ukuntu abantu baganira, abafite telefoni mukaganira murebana mugaseka mukongera mugaseka. Mose yagiriwe umugisha kurebana n'Imana bakaganira nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye, bakanezerwa. Bamara kunezerwa amavuta akaza kuri Mose. Uyu munsi iyo uganiriye n'Imana nshuti yanjye, uyu munsi iyo uvuganye n'Imana, muri iki gihe cyaguma mu rugo, muri iyi minsi insengero zikinzwe, muri iyi minsi ku cyumweru utajya gusenga, sinzi ibyo ukora ku cyumweru, ubundi waramuka gukaraba wirukanka ujya mu rusengero. Uyu munsi sinzi ku cyumweru iyo bigeze iyo ukaraba ujya, sinzi aho wirukanka ujya. Ariko nendaga kukwinginga, uracyafitanye ubucuti n'Imana, uracyaganira n'Imana nk'uko waganiraga nayo insengero zirimo gukora, uracyavugana n'Imana nk'uko wavuganaga nayo ujya mu rusengero rwayo, uracyayitinya nk'uko wayitinyaga ujya mu rusengero, uracyayikunda nk'uko wayikundaga ujya mu rusengero, uracyakiranuka nk'uko ya minsi wajyaga mu rusengero wakiranukaga, uracyumva ugifite amavuta yo kuyishaka nk'uko wa munsi wajyaga mu rusengero uyishaka ukumva uranezerewe, uracyacyura imbaraga uyu munsi nk'uko mu rusengero wajyaga mukazicyura. Nendaga kukubwiza ukuri kw'Imana, iyakurebaga ujya mu rusengero n'uyu munsi niyo ikureba, iyagukundaga ujya mu rusengero n'uyu munsi iracyagukunda, iyakubahaga ujya mu rusengero n'uyu munsi iracyakubaha, iyakwishimiraga ujya mu rusengero n'uyu munsi iracyakwishimira. Kuko urusengero Imana ireba ntabwo ari amatafari, ni umutima wawe, ni uko uyizeye, ni uko uyakiriye ukayishyira mu mutima, ni uko watanyaguye imitima ugatanyagura umutima wawe ugakuramo ubushwambagara bwose bw'umwanda w'icyaha ukinjizamo Imana. Imana ikinjira mu mutima wawe ikagiramo imbaraga, ikagiramo icyicaro, maze icyicaro cy'Imana kikaba mu mutima wawe. Satani yaza agasanga harimo icyicaro cy'Imana, ntago Satani yatinyuka kugira ahandi amenera yinjira. Ariko iyo yaje mu mutima agasanga icyicaro cy'Imana cyaravuyemo, ujya kumva ukumva watukanye, ujya kumva ukumva ndetse watangiye gucogora. Abantu basubiye inyuma, murangije munywa n'ibyo tutanywaga, n'ibyo tutemerewe kunywa, n'ibyo murimo gutsinda mukabitsinda nk'uko abakazana batsinda ba nyirabukwe na ba sebukwe. Ubu murabitsinda, ntimuyita inzoga, mukayita igishaka, mukayita umuti, ariko wayinywa ugasinda kandi umuti ntabwo usinza, nta n'ubushera businza. Ariko uyu munsi uragenda ukanywa igishaka wise izina, ukagishakira irindi zina ukakinywa, bakajya kubona bakabona urataha udandabirana. Uwo wari umuntu w'Imana. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire, Kristo wakoreraga insengero zikinguye n'uyu munsi aracyakureba. N'uyu munsi arakureba, hahandi wita inzoga ukayita igishaka, ukabihindura ukayita umuti. Umuti ugira dozi, none wowe uranywa ubucupa ukamara bubiri ukamara butatu. Uwo ni muti nyabaki nshuti yanjye. Yewe mukristo mugenzi wanjye, ko wagiranye ubucuti n'Imana, ko wagiranye igihango n'Imana, ko wagiranye amasezerano n'Imana, ko ubizi, ko watuje akanwa kawe ukavuga uti ndakijijwe, ukavuga uti ndakwakiriye Mwami, ubaye umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ariko noneho wasubiye inyuma gute?
ibyo byaguteye gute? Nagusabaga imbabazi mugenzi wanjye, subirayo urebe, uzana abahuza. Umuhuza nta wundi ni Yesu Kristo, niwe muhuza wacu n'Imana, niwe uhora uteze ibiganza, niwe uhora udusabira, niwe uhora udupfukamiye. Ongera umubwire uti Yesu mwana w'intama w'Imana, nishe amasezerano, nasubiye inyuma, kandi ndenda kubwiza ukuri Yesu icyo mukundira, burya arababarira, arabizi. Bamuteye amabuye, bamaze kumutera amabuye, bamaze kumukorera ibintu byinshi, bamuteye icumu mu rubavu, bamukubise ibiboko, bamushinyaguriye, arababwira data babarire ibyo bakora ntago babizi. Ni Yesu umunyambabazi, ni Yesu ushoboye, ntago avangiye. Burya turamureka ntatureka, tumuvaho ntatuvaho, turamwanga ntabwo atwanga. Ariko ndenda kukubwira igituma Yesu yatugumyeho, nuko yagiranye amasezerano natwe, akamena amaraso y'igiciro, akaza akava mu bumana, akava mu bwiza bwo mu ijuru, akamanuka akambara ishusho y'umuntu, akaba umuntu. Ubwo ubumana akabwiyambura, akaba umuntu, akagira umubiri nk'uwacu, akababara nk'uko tubabara, akajya ku musaraba akadupfira. Rero ubwo bushuti Yesu yakugiriye n'uyu munsi, niyo mpamvu nanjye nendaga kukubaza, ubushuti wagiranye nawe uracyabwuzuza? Ubushuti wagiranye nawe uracyagendana nawe? Maze ndenda kuvuga kuri iri jambo, umufasha umukwiriye w'umusore. Ndenda kukubwira nshuti yanjye, hari umufasha ugukwiriye w'umusore, hari umufasha wa mbere w'umutima wawe, hari umufasha wa mbere w'ibitekerezo byawe, hari umufasha wa mbere w'agakiza ufite. Agakiza kakagupima, agakiza kakakubwira ngo ariko uragenda ute, iyi minsi urimo uragenda ute, akaguma mu ihema. Ndenda kubabwira nshuti zanjye, nimugume mu nzu y'Imana, nimugume mu gakiza, nimugume mu kwizera, nimugume mu kwihangana, nimugume mu kubabarirana, nimugume mu guhumurizanya, maze mugume aho ngaho. Ndenda kubabwiza ukuri, igihe kimwe ndabyibuka neza, umutima wanjye wacogoye, umuntu aramfata, arandambika, arankubita, arongera arankubita. Byari igihe cy'intambara, ari ibihe bibi, ankubita inkoni, arongera arankubita, arambwira ati nywa inzoga. Ndamubwira nti ntabwo nywa inzoga, ndi umurokore. Arambwira ati kurokoka ni iki? Ni ukwihana ibyaha, ukakira Yesu, ukemera Imana ko ari umukiza w'abanyabyaha. Ni rero narakijijwe njyewe, ndakizwa, mbibwira Imana, ndakizwa, njya mu rusengero ndihana. Arambwira ati uyu munsi uranywa inzoga? Ndamubwira nti oya, ntabwo ndi buyinywe, ndi umurokore. Ndenda kubabwira, kugirana ubushuti n'Imana ni nko gufata amafaranga ukayabitsa muri banke. Iyo ubikije muri banke, igihe ufite ikibazo ujyana agatabo ukajya kubikuza. Ndenda kubabwiza ukuri, natwe amasezerano, kugirana ubushuti n'Imana ni agatabo uba ubikije Imana. Imana urayibitsa ikakubikurira. Muri icyo gihe arimo ankubita, ndamubwira ngo narakijijwe. Arambwira ngo uyu munsi ndagukubita unywa inzoga. Arandambika, arankubita. Igihe nari ncitse intege, mbabaye, numva umubiri ucitse intege, Satani araza aranyongorera ati yewe, ati nywa iyi nzoga, nuyinywaye kunywesheje ku ngufu ntacyo uri bube. Ariko kubera ko nari naragiranye ubushuti n'Imana, Imana iraza inyibutsa amasezerano, inyibutsa ukuntu yabanye nanjye, inyibutsa ukuntu yankuye mu bikomeye, inyibutsa ukuntu, iranyibutsa, numva nuzuye imbaraga. Ndamubwira nti yewe, ni wenda unkubite, ni wenda ugire gute, ariko inzoga ntago ndi buyinywe. Arambwira ngo ngaho haguruka ugende. Kugirana ubushuti n'Imana, iyo wacitse intege buraza bukagutabara. Iyo wabikije Imana, biba bimeze nk'uko murimo kundeba. Imana ibikureba, ugera mu bibazo ikakureba, wagera mu mubabaro ikakureba, wagera mu bukene ikakureba, wagera mu marira ikakureba, wagera mu bugumbi ikakureba, wagera mu gupfusha ikakureba, wagera mu bantu bakuvuze bakanakubeshyera ibyo utakoze, wababaye wacitse intege ikakureba. Imana ikaza ikagusubizamo imbaraga, ikakubwira ati mwana wanjye, uri inshuti yanjye, wagiranye ubushuti bwanjye nawe, ntabwo wigeze uca mu bushuti bwanjye nawe. Humura, ndaje nkutabare. Reka nkubwire nawe urimo kunyumva, urimo kundeba, humura nshuti yanjye, ndenda kukubwiza ukuri. Gongera ugaruke, ongera wibuke iby'Imana yagukoreye, ongera wibuke niba waranyuze mu masezerano ukaba warayishe, ongera uyigarukire. Imana iravuga ngo nimungarukire nzabagarukira. Ndenda kukubwiza ukuri ku Imana ni Imana y'imbabazi, igufitiye umugambi wo kukugirira neza, igufitiye umugambi wo kugutabara. Maze uyu munsi nanjye guhagarara
duhagaze imbere, ntago nkubwira ngo twageze iyo tujya, nta n'icya kabiri turagenda, nta n'icya gatatu, ariko dufite uwatangiye umurimo mwiza muri twe, yawushoje amahoro, azatuneshereza, azadutabara, azaduhumuriza, azaturwanirira. Reka nkubwize ukuri kw'Imana mugenzi wanjye, uwagiye imbere ya Mose azakujya imbere, uwagiye imbere ya Yesu azakujya imbere, uwagiye imbere ya Aburahamu azakujya imbere, uwagiye imbere ya Daniel azakujya imbere, uwagiye imbere ya Elisa azakujya imbere, uwagiye imbere ya Eliya azakujya imbere, uwatabaye Abisiraheli akabakura mu maboko y'ababisha, akabahumuriza, akabambutsa inyanja itukura, azakujya imbere. Girana ubushuti nawe, ntiwice ubushuti, girana ubushuti nawe, ntubucemo, wowe ubugumemo, Satani aza bugusangemo, ikigeragezo cyiza kibugusangemo. Ndakubwiza ukuri kw'Imana, hari igihe uzaseka, hari igihe uzaseka. Abisiraheli bamaze iminsi barira, barimo baboroga, babona Goliyati bagakuka umutima, bamubona bagahinda umushyitsi, bamubona bakarira. Ariko ndenda kukubwira nshuti yanjye, hari isaha yo gutabarwa, hari isaha yo guhumurizwa. Umunsi umwe bagiye konabona Dawidi ahagurutse aje ngo agemuriye bakuru be, ariko umunsi wo gutabarwa Imana yawuteguye. Reka nkubwire, ikibazo cyawe aho kizanyura gitabarwa ntaguhazi. Hari uwo ureba ukumva ari we cyanyuraho akagutabara, ariko Imana ntireba nk'abantu, ntabwo itekereza nk'abantu. Aho utareba niho Imana ireba. Ntabwo Abisiraheli bari kumwe na Sawuli ntago batekerezaga ko batabarwa na Dawidi, ariko Imana yari yarangije gutegura ko batabarwa na Dawidi. Ndenda kukubwira nshuti yanjye, wararwaye ujya mu bitaro, wararwaye ujya hanze, wararwaye urivuza, wararwaye ukora ibishoboka, wararwaye amafaranga arananirwa, wararwaye nawe urananirwa, wararwaye ubwenge bwawe burananirwa, ariko mu ijuru hari Imana itananirwa, mu ijuru hari Imana itabura uko ibigira. Wabuze icyo gukora, ariko Imana ntago yabuze icyo gukora. Reka nkubwire wowe utabyara, humura. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari isaha yo kutabyara, hari n'isaha yo kubyara, hari isaha yo kurira, hari n'isaha yo kutarira. Kuko wibuka ibya Hana, yamaze iminsi arira, yamaze iminsi aboroga, yamaze iminsi ntacyo gukora, yamaze iminsi Peni namubwira ngo umenye, nubwo umugabo agukunda, nubwo aguha ibintu byinshi, ariko umenye kuri incike, uzapfa nk'incike, abana banjye bazazungura ibyawe. Ariko ndenda kubwira nshuti yanjye, hari isaha y'Imana. Ndenda kukubwira isaha y'Imana igeze. Hana yaramutabaye, Hana araseka, Hana aramwenyura, Hana ararya arahaga, Hana arisiga araberwa, Hana arambara araberwa, atajyaga yambara ngo aberwe, ariko isaha y'Imana igeze araberwa. Isaha y'Imana igeze arateka ibyashiriraga ntibyongera gushirira, ubundi yaratekaga bigashirira kubera umubabaro, ariko isaha y'Imana igeze yaratetse birashya. Reka nkubwire nawe, isaha y'Imana nigera bizashya ibyawe. Isaha y'Imana nigera mu mutima wawe hazazamwa amahoro. Isaha y'Imana igeze. Hana agiye kumva yumva aratwite, Hana agiye kumva yumva umwana aronka mu nda, Hana agiye kubona abona arabyaye, Hana agiye kubona abona akikiye umwana, Hana agiye kubona abona aronyeje, Hana agiye kubona abona ikibondo, Hana agiye kubona abona igihinja kinini, Hana agiye kubona abona iminwa itarasomye umwana iramusomye, amugongo utarahetse umwana uramuheka. Ndenda kukubwira nawe uri Hana, wahuye n'iryo shyano, wahuye n'uwo mubabaro w'umubabaro, ariko ndenda kukubwira ntabwo ari ryo herezo. Hari isaha yawe irageze, hari isaha yawe Imana iragutabara, hari isaha yawe Imana iraguhumuriza. Hana aranezerwa yuzura imbaraga. Reka nkubwire wa mubyeyi ugifite ikibazo nk'icya Hana, guma ku mavi, subira mu masezerano wagiranye n'Imana, subira mu bushuti bwawe wagiranye n'Imana, maze wongere ujye mu bushuti. Numara kubujyamo ubwibutsa Imana. Ijambo riravuga ngo yemwe abibutsa Uwiteka ntimukamuhwemere, ntimugacogore. Nawe ndenda kukwinginga, wayahumura, baragusengeye, watanze ibyifuzo byinshi, bamaze iminsi bagusengera, ariko ndenda kukubwira kumara iminsi ntabwo ari cyo kibazo. Imana ishobora kugusubiriza mu minsi 2, ishobora no kugusubiriza mu minsi myinshi. Hari abarwaye indwara imyaka myinshi, hari n'abayirwaye imyaka mike. Rero ndenda kukubwira, Imana ntabwo yibarira niyikubarira, kuko iravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ntabwo ari ibibi n'ibyiza, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni Uwiteka avuga. Hari iby'Imana ikuvugaho abantu batakuvugaho, hari iby'Imana ikubonaho abantu batakubonaho,
hari iby'Imana ikuziho abantu batakuziho, hari iby'Imana iguteguriye abantu batagutegurira, hari iby'Imana ikwifuriza abantu batakwifuriza, hari iby'Imana ifite ukuntu ikuzi. Iyo ngiye ifite ukuntu ukuzi, hari ikizagukorera umugabo yananiwe kugukorera, hari ikizagukorera abasaza bawe bananiwe gukora, hari ikizagukorera. Murabireba turi muri iki cyorezo, mwararebaga kuri za televiziyo mukabona muri ibyo bihugu by'abazungu abantu bafite amafaranga, ukabona barimo barayanyanyagiza mu kirere ntacyo amafaranga gishoboye gukora. Ndenda kukubwira ariko uyu munsi ibyo amafaranga adashoboye gukora Imana irabishoboye. Ndenda kubikubwiza ukuri, n'ubu mbikubwira ugiye mu mubare w'abanyarwanda ukareba abanyarwanda bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, ukabona n'abanyarwanda bamaze kugikira, wavuga ngo Imana iracyakora imirimo, wavuga ngo Imana iracyakora ibitangaza. Nawe tanga urugero, urebe iwanyu, urebe abagikize, urebe abo cyahitanye, urabona ukuboko kw'Imana ko kigukora umurimo. Ndenda kukubwira nawe rero humura, nawe urwaye humura, humura. Iyo atabaye mugenzi wawe agakirira gutabara, iyo akijije mugenzi wawe iragukiza, iyo ahembuye mugenzi wawe iraguhembura. Wowe humura, subira urwaye n'icyo cyorezo, subira mu masezerano, subira mu bushuti wagiranye n'Imana, uyibwire ngo mwami wanjye, ubushuti bwanjye narabwangize, ubushuti bwanjye nawe narabwishe, ariko ndongeye ndagarutse. Wongera utera igikumwe. Ntago mwibuka Mose ajyanye ibisate by'amategeko, abarangije kubyandikaho bitunganye, arongera barabimenagura, Imana irongera imwandikiraho ku bindi bisate by'amabuye y'amategeko nk'aya mbere. Ni Imana y'imbabazi. Humura, humura nshuti yanjye, humura we wagenze nabi, humura we wasubiye inyuma, ngwino ugarukire Imana, ngwino wongere kuyigarukire, ngwino wongere uyisaba imbabazi, ngwino wongere uyihendahende, ngwino wongere uyitakambire. Rero nendaga kubabwira, nanjye ubabwira, iyi minsi yaguma mu rugo, iyi minsi insengero zidakinguye, iyi minsi tudasenga, ariko nanjye nasubiye mu bushuti bwanjye n'Imana yanjye. Ngiye gusanga nsanga kuva korona itangiye, kuva insengero zikinze, kuva zikinguye, mureke mbabwize ukuri, uko nakoreraga Imana korona itarabaho niko nyikorera, uko nayizeraga korona itarabaho niko nyizera, uko nakizwaga korona itarabaho niko nyikizwa, uko nayitinyaga korona itarabaho niko nyitinya, ibyo naziraga korona itarabaho n'ubu ndacyabizira. Ibyo bishaka bavuga njye simbinywa, nimugende mubinywa, ariko ndenda kubabwira ntabwo ari wo muti, ntabwo wabaramenye Imana ngo wongere uyihekeshe ibindi. Oya, oya, iyo wayimenye ukayikunda, ukongera ukayikunda, ikagukunda, ntabwo uba uri wenyine, uba uri kumwe nayo. Ujya gufata ku byitafatwa ikakubwira ngo sigaho, ujya gukora ku bidakorwa ikakubwira ngo sigaho. Uko niko mbanye nayo, ingiriye neza nshuti zanjye. Narabibabwiye ndababwira ngo iyo Imana izitoranya beza ntago najyaga kuza, iyo Imana izitoranya bize ntago najyaga kuza, iyo Imana izitoranya abafite amafaranga sinajyaga kuza, iyo izitoranya abafite amafamu sinajyaga kuza, iyo izitoranya abafite inka sinajyaga kuza. Ariko yaraje iravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndenda kukubwira nshuti yanjye, ufite ifamu ararushye, ufite imirima ahinga ararushye, ufite amafaranga ararushye, utayafite ararushye, ufite ubwiza ararushye, ufite za digura ararushye. Ariko ndenda kukubwiza ukuri, humura mu bikuruhije, hari Imana iruhura, hari Imana yagusanga, hari Imana yakugirira neza. Niyo mpamvu nababwiye ngo Imana yampamagaye ndi inyuma y'inka, ndagiye inka za data mugabo, nta kindi nzi. Fata inka imwe nyita Yesu, fata iya kabiri nyita Imana, fata amata y'inka za mugabo nyita Umwuka Wera, kubera umugabo watwigishaga yatubwiraga ko ari Imana ari nziza. Nanjye nkumva niba Imana ari nziza n'inka zacu nta kindi nazigereranya nazo, kuko narazikundaga. Numvaga rero ntazigereranya n'ikibi, ahubwo nazigereranya n'ikintu cyiza. Hanyuma mu mwaka wa 89 haza Yesu w'i Nazareti, araza afata ukuboko kwanjye
arahamagara ati abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, ndaza ndushye ndemerewe aranduhura, ahumuriza umutima wanjye, bya byaha byose ndira amarira ntazibagirwa, ibyaha biramanuka ndabyatura ndabyihana, Imana nyita Imana, inka za mugabo nzita inka za mugabo, sigarana na Yesu w'i Nazareti, ngendana nawe n'uyu munsi ni inshuti yanjye. Rero ndenda kubabwiza ukuri kw'Imana, niyo mpamvu numva mukunda. Ubushuti nagiranye n'Imana ntago ndabucamo, intege nke ziraza, ubukonje bukaza, ariko nkumva ngiye kwica isezerano n'umwami wanjye, nkongera nkamugaruka imbere ntimbabarira, hahandi nakonje, hahandi nagize intege nke, akambabarira agahumuriza umutima wanjye. Rero uyu munsi ndamukunda, ni inshuti yanjye, amfatiyeho, arinze umutima wanjye. Ndenda kukubwira wa muntu w'Imana we, yankoreye ibitangaza mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, n'Imana ihumuriza. Rero nagira ngo twongere dusome ijambo ry'Imana aha twasomaga ku murongo wa 13. Nawe nendaga ngo mbikubwira ibyo nkubwiye byose, ndagira ngo tugende tuganira, ndagira ngo tugende duhumurizanya. Mu ijuru hari Imana ishobora byose, nimuhumure, nimuhumure, ngwino garuka, ngwino uyisange, ngwino dusubire mu masezerano, ngwino dusubire mu bushuti twagiranye n'Imana, maze twongere tuganire. Reka nkubaze wa munyampano we, reka nkubaze wa munyamasengesho we, reka nkubaze uzi uko baganira n'Imana. Reka nkubwire inshuti zanjye, niba umusore atereta umukobwa akamutereta akamukoresha ibibi, niba wowe uyu munsi reba ukuntu waganiraga n'Imana yawe, reba ukuntu wayingingaga, reba ukuntu wayihendahendaga, reba ukuntu wayitakambiraga, maze wajya kubona ukabona Imana nyigereranya nk'umubyeyi. Umubyeyi aba yarakaye, ariko umwana agahendahenda, ukabona umubyeyi aramwenyuye, ukabona umubyeyi arasetse. Reka nkubwire inshuti zanjye, uyu munsi nugaruka ugahendahenda Imana, ukayinginga, Imana iragusekera. Mose yarayingingaga, akayihendahenda, akayitakambira, maze bakaganira barebana, maze Mose akanezerwa, Imana ikanezerwa. Uyu ni igihe tubonye, ni igihe tubonye insengero zikinze. Jya mu ijambo ry'Imana, jya muri Bibiliya, ongera usome, ongera uyihendahende, uyibwire uti mwami wanjye, ongera umbabarire, ongera umpumurize, ongera. Reka nkubwire inshuti zanjye, nimusubire ku gikumba, nimusubire ku mavi, nimusubire muhendahende. Muribuka umunsi umwe umukozi w'Imana, muribuka Esiteri abwira abantu b'Imana ati nimugende muzana mubwire Abayuda bari i Shushani bose, maze baterane biyiriza ubusa basenge. Nanjye ngiye kubikora gutyo, maze ndahagurutse ngiye imbere y'umwami. Uyu munsi niko dukwiriye gukora. Uyu munsi abizera Imana, abakristo, Imana yadushyize mu gihugu kugira ngo tugikize, yadushyize mu gihugu kugira ngo dusenge. Niba kirimo umwijima nk'uyu, kirimo icyorezo nk'iki, kirimo amakuba nk'aya, twebwe turaba gusenga Imana igakiza igihugu. Turaba gusenga nk'uko imodoka igira moteri, imodoka itagira moteri ntiyagenda. Ntago twebwe turi moteri y'igihugu, turi moteri yo gusenga. Ibitagenda bikagenda, ibidakunda bigakunda. Reka nkubwize ukuri kw'Imana, nigeze narindi masengesho bundi nabibwiye umudamu, Imana inyereka izindi mbaraga, inyereka turi mu nsengero, inyereka ibiterane bya bindi muzi nk'abangirikani, muzi bya kera, inyereka turi mu biterane kwa kundi dutuma buri kanisa ikaba ifite igiterane. Mbona turimo turatuma muri buri kanisa abantu turi mu biterane, turimo kuzura umwuka, turimo gutera haleluya. Rero nimuhumure, uyu uvuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si ibibi ni byiza, hari ibyo arimo gutegura. Kandi reka nkubwire, aho kugira ngo ubanze ubukene bwo mu isi, bamba ubanze ubukire bwo mu isi uheruka ubukene bwo mu isi, wabanza ubukene bwo mu isi ugaheruka ubukire bwo mu isi. Reka rero nkubwize ukuri kw'Imana, hari isaha yawe y'Imana yo kugutabara, ukabona Imana ikoze igitangaza. Ntago hejuru ya korona ari korona, hejuru yayo ni Imana, hanyuma yayo ni Imana, hanyuma y'umubabaro ni uguseka, hanyuma ya hana yo kuba ingumba ni ukubyara, na hanyuma ya korona ni ukuzura umwuka, ni ukujya mu rusengero, korona ikavaho, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Kwizera kwanjye no gukiranuka no gukunda Imana nuko bimbwira, ni nako mpagaze. Dusomere murongo wa 13. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe
kugira ngo umenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Haleluya, haleluya. Niba nkugiriyeho umugisha, nyereka imigambi yawe. Nimba nkugiriyeho umugisha, reka nkubwire, umuntu utakumva, umuntu mutagiranye ubushuti, umuntu mudafitanye amasezerano, ntago wamenya imigambi ye. Ariko aravuga ati, nimba nkugiriyeho umugisha, nyereka imigambi yawe. Reka mbabwire inshuti zanjye, reka mbabwire bakristo, reka mbabwire inshuti yanjye, reka nkubwire wowe ufite ubukwe, reka nkubwire wowe udafite inzu, reka nkubwire wowe udafite umugore. Mu kuboko kw'Imana harimo byose. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Humura, reka guhagarika. Mu ijuru hari Imana ishobora byose. Hari Imana izakuvunjira, hari Imana izahindura amateka yawe. Ndasenga mbona ukuboko kw'Imana. Uyu munsi ndubatse, uyu munsi mfite urugo, uyu munsi ndababwiza ukuri kw'Imana. Nta kintu nabigizemo uruhare. Imbabazi z'Imana zaramanutse, zikora imirimo n'ibitangaza, ziritamurura. Mbona umwuka ukora imirimo. Iyo niyo Mana ndimo kukubwira, ndimo kuguhumuriza mugenzi wanjye. Uri ubwoko bw'Imana, humura. Umurongo wa 17. Uwiteka abwira Mose ati, nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Nendaga ngo nkubaze, uyu munsi wagiriyeho umugisha Uwiteka kumenya izina? Pastor, Uwiteka niba yarakumenya izina, niyo wagera mu bibazo isi idashoboye gukemura, n'itorero ry'Abangirikani ridashoboye gukemura, n'amatorero yizera Kristo nk'umwami n'umukiza ku isi adashoboye gukemura, ariko ukaba wagiriyeho umugisha ku Uwiteka akakumenya izina. Aramubwira ngo ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze ndagikora. Umva, ubwo wangiriyeho umugisha, aregisigate, ubwo wagiriyeho umugisha ku Uwiteka akakumenya izina, n'icyo uvuze niyo mpamvu yagukijije sida, niyo mpamvu yakubakiye urugo, niyo mpamvu yaguhanaguye amarira. Aramubwira ngo ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, none ukaba wambwiye ngo nkwereke imigambi yanjye, n'icyo uvuze nacyo ndagikora. Ye baba banyumva we, haleluya, oh haleluya. Reka nkubwire, niba waragiriyeho umugisha Uwiteka akakumenya izina, Uwiteka, reka nkubwire, Danieli yataza kugirira umugisha ku Uwiteka ngo amumenye izina, intare ziba zaramuriye. Ubwira umutima wawe ngo igituma Danieli intare zitamuriye nuko yagiriyeho umugisha Uwiteka akamumenya izina. Izina rya Danieli ryagiye mu kibazo, Uwiteka arizi. Igihe ryari ryageze mu kibazo, Imana imanura marayika. Igihe Danieli yari yagiye mu rwobo rw'intare, ahubwo hari habanjemo marayika w'Imana. Reka nkubwire inshuti zanjye, reka nkubwire wa muntu w'Imana we, reka nkubwire wowe urimo kunyumva, ubwo wagiriyeho umugisha ku Uwiteka akakumenya izina. Ariko ntago mubizi mwa basore mwe, ko mubaza umukobwa ngo ariko ntawe urakubaza izina. None se ntago mubizi ibyo muvuze? Noneho ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze ndagikora, n'icyo unsabye ndagikora. Nuko gusenga urimo gusenga ndabyumva ndabikora, nuko kwinginga urimo kwinginga ndabikora, kuko wangiriyeho umugisha nkumenya izina. Reka nkubwire inshuti yanjye, wowe niba wumva izina ryawe, ukaba izina ryawe Imana irizi, ukaba wumva utekereza ko izina ryawe Imana irizi, uyu munsi ndenda. Kandi reka nkubwire akamenyetso gato, kuva ubayeho ukijijwe mu gakiza kawe, nta muntu urakubwira ngo yakuroseho ibi, nta muntu urakubwira ngo hari iby'Imana yakuvuzeho. Icyo ni ikikubwiye ngo Uwiteka kuzi izina. Ubwo Uwiteka kuzi izina, ubwo wamugiriyeho umugisha akakumenya izina, uwo mubabaro arawugukuramo, icyo kibazo arakigukuramo, icyo kigerageza arakigukuramo. Wamugiriyeho umugisha kumenya izina. Nanjye namugiriyeho umugisha amenya izina, amenya izina aramembura, amenya izina. Nari mu buzima nta muntu wanguriza amafaranga 500. Uwiteka arangije kumenya izina ryanjye, ngera mu rugero ubwo umuntu nagenda nkamuguza 50 akabima. Ubwo wangiriyeho umugisha, Imana ibwira Mose
ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze nacyo ndagikora, n'icyo unsabye ndagikora, nuko gutaka utatse ndabikora, nuko untabaje ndagutabara, nuko unyinginze ndumva kwinginga kwawe, nuko unsabye ndumva gusaba kwawe, n'icyo cyifuzo cyawe ndagisubiza, n'ubwo burwayi bwawe ndabusubiza, nuko kutabyara ndagusubiza, n'ibyo biri mu muryango byayoberanye ndabisubiza, n'iyo mbaraga y'indwara ikuriho nayo ndayisubiza, kuko ndi Imana ishobora byose. Aramubwira, ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze nacyo ndagikora. Pastor, ntabwo yagikoze, ntabwo yagikoze. Nsomera umurongo wa wundi wa 14 muri 44, 34 umusozo umurongo wa 14 aravuga ngo kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ifuhe ari Imana ifuha. Nendaga ngo mbabwire inshuti zanjye, nagira ngo ndebe umuntu udafuhira umugore we, adutelefone avuga ati ngewe umugore wanjye ntago mufuhira, nifuza ngo mbona asambana, mubona asambana, mubona asambana. Twagira ngo tubone umugore uzaduhamagara ati ngewe nifuza ko nabona umugabo wanjye asambana mu muhanda, asambana hehe na he, nkamubona asambana. Ndagira ngo tuzabone umuntu udutelefone utwandikira tubwira ati ngewe ndashaka ko nabona umukobwa wanjye asambana, ngewe ndashaka ko nabona mwene wacu ari umusambanyi. Ijambo riratubwiye ngo kuko Uwiteka ari Imana ifuha. Reka nkubwire, wowe wishe amasezerano, wowe wishe ubushuti bwawe n'Imana, ni Imana ifuha, ni Imana ifuha, ni Imana ifuha. Reka mbaze, uyu munsi mbajije umuyobozi w'ishyaka runaka n'irindi shyaka runaka, nkamubaza ni urifuza yuko abayoboke bawe bakuri inyuma bose bahindukira bakajya mu ishyaka ry'uriya? Yakubwira toya, ahubwo ndifuza yuko nabona abandi. Uwiteka ni Imana ifuha. Rero reka mbabwire inshuti zanjye, twihannye ibyaha, twaciye umubano na Satani, twimuye Satani twimika Imana. Ubwo warangije kuyimika ikaza muri wowe, ni Imana ifuha. Rero ngewe nkorera Imana ifuha. Niyo mpamvu mbabwira ngo kuva korona itangiye, uko nakizwaga niko nyikizwa, uko nuzuraga umwuka niko nyiwuzura. Magaze imbere yanyu mbahamiriza, mbonye ukuboko kw'Imana. Imana yarandinze imfataho, imfatira ukuboko. Nari naravuze ngo nzashaka mfite imyaka 18, ningeza 20 nshaka undi, ningeza 22 nshaka undi. Ariko ndenda kubabwira nashatse mfite imyaka 35, nshaka umudamu umwe, ngendana na Yesu w'i Nazareti. Narinze nshaka narasambana, nagendanye n'abakobwa, ngendana nabo urugendo. Abantu bagira ubwoba ngo nzagwa, abantu bagira ubwoba ngo nzatera inda, ngendana nabo sinabaheheta. Irari ryaza nkaryihana, ubuhehesi bwaza nkabwihana. Ngendana na Yesu afata ukuboko kwanjye, n'uyu munsi aracyandinze. Ndi umugabo wo kumuhamiriza ko ari Imana ishobora byose. Nawe ndendaga kubwira, subira mu masezerano yawe n'Imana, subira mu bushuti bwawe n'Imana. Uyu munsi nusanga bwarasubiye inyuma, umenye ngo ni Imana ifuha. Bya bindi ukanywa inzoga ukayita ngo ni umuti, ukayita ngo ni igishaka. Oya, tandukanya. Yaguhaye ubwenge bwo gutandukanya ikintu. Reka kucyita igishaka, cyita izina ryacyo, kuko n'ubundi uko byitwa bifite amazina yabyo, bibyita izina ryacyo. Hanyuma umuntu w'Imana, ijambo riratubwira ngo ntukoreho. Dufite ibyo tugomba gukoraho n'ibyo tutagomba gukoraho. Rero uyu munsi niyo nsengano nakubwiraga, niyo masezerano nakwibukatsaga. Ndenda kubwira ngewe, kubera yuko kugirana ubushuti n'Imana bimbuza gukora kuri bya bindi. Icyaha iyo kije ndakihana, imbabazi z'Imana zikansanga. Uyu munsi ndashima Imana, shimiye Imana mugenzi wanjye Pastor kumpamagara, kunkunda, kunyishimira, kumpa aka kanya. Shimiye Imana kubwa Regisi Gatera, shimiye Imana kubw'umu udufasha muri iri koranabuhanga, agatuma aya majwi abageraho. Nawe Imana imuha umugisha, n'umwana muto w'umusore imwagurire, imuha amavuta, imuha umugisha. Shimiye Imana kuri mwebwe mutwumva. Ndenda kugusengera mu izina rya Yesu. Wowe urwaye, wowe ufite icyifuzo runaka, wowe ufite ikibazo runaka, mureke mbabwize ukuri kw'Imana. Twebwe dusenga Imana yumva, ni Imana izatugeza mu ijuru. Reka nkubwire, niba ibyacu bimeze nk'ibya Pawulo
Pawulo yarabisengeye ararira, arongera ararira, ariko yagiye mu ijuru ari umwana w'Imana. Nusengera ikintu kikanga Imana ikakubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ubwo ukemera nka Pawulo. Ariko kuva itarabikubwira nka Pawulo, ibyawe ni ibyo gusengerwa kandi bikavaho. Rero ndenda kubwira, ntago nje kukubwira ngo uyu munsi Imana igiye kugukorera ibitangaza. Igitangaza cya mbere Imana yagukoreye, yagukuye mu magana y'abanyabyaha, yakubabariye ibyaha byawe. Ubwo rero ibindi byose ntago ari igitangaza ikora, ahubwo iravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira. Ibyo nabyo ayo mahoro igomba kuyaguha, ikayakunyuzamo. Satani yaza kuyagukuramo, kuko ufitanye ubushuti n'Imana, Satani agatsindwa. Reka dusenge Imana icyubahiro kibi cy'Imana. Imana yumva abayitakira, Imana itabara, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimye ndi hano, ndagushimye ndi muri iki cyumba, nsengeye abarimo kutwumva, nsengeye abarimo gutekereza, yaba ari ugutelefona, bajyaga kudutelefona baduha ibyifuzo. Ibyo byifuzo mbizamukanye imbere yawe. Natwe turi abanyantege nke nkabo, natwe tubabaye nkabo, natwe turwaye nkabo, ariko mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, urangije kutwereka kugirana ubushuti nawe. Wabwiye Mose, uramubwira ngo ubwongereho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze ndagikora mu izina rya Yesu. Nanjye ndabizi ko wamenye izina ryanjye, wanyujije mu muriro, wanyujije mu bikomeye, wanyujije imbere y'imbogo, wanyujije Mana Data wa twese wo mu ijuru mu byo nashoboye. Mu izina rya Yesu ndahamagara imbaraga zo mu ijuru, ndahamagara amavuta aruta ayandi mavuta, ndahamagara imbaraga ziruta izindi mbaraga, ndahamagara ubwiza buruta ubundi bwiza. Ndasengera buri cyifuzo cya buri muntu, ndavunagura imbaraga y'ubukana mu izina rya Yesu. Ndategeka imbaraga y'ubukana. Imana yo mu ijuru, waravuze ngo icyo duhambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa, icyo duhambura mu isi no mu ijuru gihamburwe. Ndahambira imbaraga y'indwara, ndahambira izina ry'indwara, ndahambira umubabaro w'indwara. Turakwereka iki cyorezo kiyogoza isi, isi buzi icyo gukora. Abantu bazanye inkingo, ibyo bashoboye gukora barabikoze, ariko uri Imana ishobora. Wategeka korona igahagarara, wayikubita, wayimara ubukana, wayimara mu bubasha, wayimaramo, wayikubita, wayisenya. Mu izina rya Yesu turategeka, turakubita hasi, turafata miri, turatabaza Imana, turahendahenda umwuka wera, turahamagara amavuta y'Imana, turahendahenda ubwami bw'Imana, turahendahenda imbabazi z'Imana, turatakira Imana yo mu ijuru, turahamagara mwuka wera. Yesu w'i Nazareti, uko wabanye na Danieli, uko wabanye na Mishaki, uko wabanye na Dawidi, uko wabanye na Mose, uko wabanye na Yosuwa, uko wabanye na Abrahamu, uko wabanye na Bisirayeli, bana natwe Mwami mu izina rya Yesu. Ongera ukora imirimo, ongera ugaruzeho Mana, ongera ugaruzeho umutekano, ongera ugaruzeho ubwisanzure mu gihugu, ku isi hose. Kuraho icyorezo, kuraho gukinga insengero, ongera Mana Data, ongera ugaragaza umwuka wera. Mu izina rya Yesu turasenze, twakiriye imbaraga zawe Mwami, twakiriye ubwami bwawe. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ugiha amahoro, ugiha umugisha, ucyongerera imbaraga. Mana Data wa twese, ureba abayobozi bakiyobora, urebe perezida wa repubulika, urebe abo bafatanyije bose kugeza kuri mazu 10, ubahe guhuza, ubahe kubahana no gukundana, ubahe kujya inama zubaka. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dusengeye abayobozi b'Imana b'amatorero, dusengeye abakristo muri rusange, dusengeye abarwayi, dusengeye abadamu batwite, dusengeye abafite amakwe, dusengeye Mwami buri cyifuzo cyose, ukora imirimo n'ibitangaza. Abatwumva bose ubaha umugisha, abatwifuriza umugisha ubaha umugisha, abakeneye imbaraga zawe bazibone, abamavuta yawe abazeho. Mana Data, tukugirireho umugisha, tumenye izina ku bwawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana iguha umugisha Yoweri. Ahasigaye rero abadukurikiye mwese ni ahanyu guhitamo. Nawe Imana ikuzi mu izina kandi yiteguye kuguha umugisha muri byose. Hinduka inshuti y'Imana, ugendane n'Imana, ubane n'Imana. Mwene Data, Imana imuha umugisha. Reka nsabaho muri mwese mumwerekezaho ibiganza, mubwire muti Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Naho ubutaha, bye bye.